gusobana none arangije kumusora ubwaka aragenda acunga ahantu inkari ziri guturuka umwana w'umukobwa arakata birangiye umwana aratabaza yabira rimwe hejuru n'umugore n'umugabo gukanguka no gutabaza umugore ati mugabo mwiza ku mwana yabiye naho wa mukobwa yumvise mama na papa we bavugana mu gitanda yumva ko nibaza bagasanga mukase nabo baramugwa nabi umwana yirukanka feri gusenga ni inyungu z'umuntu ku cyo giti gusenga ndavuze ngo ni inyungu z'umuntu ku giti cye niyo ntego y'iri jambo haleluya ariko amen aduhere ku gatekerezo k'umugabo n'umugore mugabo n'umugore babayeho ari abanyamasengesho nk'uko namwe mubayeho muri abanyamasengesho barangije ariko bari abanyamasengesho babandi bamwe badepirase babigize umwuga baza kugira ikibazo hagati mu gusenga babura urubyaro umugabo n'umugore babura urubyaro ariko bashira imbere Imana icyifuzo ko bakeneye urubyaro kuko nanone gusenga biba bikeneye kugira n'ubuzima buzima bubungabunga umuntu kugira ngo arusheho gukomera haleluya noneho umugabo n'umugore bageze hagati mu kibazo bari bafite bashize Imana imbere icyifuzo ariko hazamo gatoya ko kwibagirwa hari igihe nawe uyu munsi ugiye kwisanga hari ibyo wibagiwe Imana ikabiri kukureba nabi Imana ikabiri kukubwira amagambo Imana ikabiri kugutunga urutoki mbese muri makeya Imana ikaba itakwishimiye nibyo tugiye kureba rero birangije umubyeyi umugabo n'umugore baba mu gusenga kuko twebwe twaje gusenga Imana ivuga kandi murabizi neza Imana irakora mbese Imana irashoboye ntabwo ishoboye Imana irashoboye kandi ishoboye ibintu byose niyo mpamvu twese twaturutse hirya no hino kugira ngo tuze kuyiramya no kuyubararira tuze kuyisaba icyo dukenye kandi tuze kuyipfukamira kandi twaje mu ijoro ryo gutabaza ariko dukeneye Imana kugira ngo izanwe no kudutabaza haleluya ukeneye ubutabazi rero niyegereze umutima Imana kugira ngo niza kuza ibone uko imutabara mugabo n'umugore birangiye baza kugira intege nkeya Imana ibahereza urubyaro nk'uko baruyisabye umugore aratwita arangije gutwita abyara umwana w'umukobwa bwa mbere ariko muri uko gusenga ari abanyamasengesho babigize umwuga bari abakene nk'uko namwe mwinjiye mu gusenga muri abakene byagera hagati Imana ikabagirira neza bari abakene ariko nanone hari biyongereyeho kubura n'urubyaro igihe kigeze rero Imana yumva gusenga k'umugabo n'umugore Imana yumva amasengesho y'abayitakiye ku manywa na nijoro noneho umugore yatwite ubwa mbere icuro ya mbere abyara umwana w'umukobwa amaze kubyara umwana w'umukobwa babaho nanone mu gusenga babaho mu gusenga igihe Imana yari gutegura kubahereza umwana wa kabiri imanzi yabaha ku butunzi maze kubaha ku butunzi baragenda baratunganira ariko wumve neza nimba hari aho urasanga waribagiwe usaba Imana imbabazi cyangwa se uyibwira uti Uwiteka arangana naribagiwe biriye mbese muri make gutabarwa nawe birangiye baraguma barasenga Imana ibahereza ku butunzi kuko nanone tuba twaje gusenga hari abantu benshi rero baza mu masengesho nk'aya ngaya barimo gukina ntawe usenga akina mw'abanyamasengesho mwe barimo gukina ukibwira ngo ibyo uri gusaba Imana ntabwo yabigwa ariko Imana y'ibiteza ibiganza itegereje kumva amajwi y'abayitabaza kugira ngo izanwe no gutabara none habayitabaje haleluya birangiye umugabo n'umugore Imana ibahereza ku butunzi baha ku mafaranga ibahereza ku mirima ibahereza ku modoka noneho igihe kigeze urumva urugo rwari rumaze kuhagera ariko biturutse mu gusenga biturutse ku kwanamiza biturutse ku guhara amagara kw'abanyamasengesho byaturutse ku guhara amagara k'umukobwa n'umusore kugeza igihe bashakanye bikagera muri icyo cyiciro cyangwa se muri urwo rwego ndimo kubabwira igihe kigeze hagati umubyeyi arongera arakita noneho bari bamaze kugera mu mwanya wo kuba bamaze kugera aho umugabo atangiye gukora mu mahanga kuko yari yamaze kugura amakamyo Imana yamuhereje amamodoka ariya amwe ajya hanze akorera hanze ajyana imizigo hanze noneho umugore arongera aratwita noneho agiye abyara umwana w'umukobwa ariko igihe kigeze kuko abantu bari bamaze kuba basirimu abyaye umwana w'umukobwa umugabo avuye mu mahanga avuye kujyana imizigo mu Mbasa ageze mu rugo asanga mama w'umwana aracyara n'umwana yaragejeje ngo imyaka 2 ariko umwana asoba ku buriri
mwana yarasohoye agakura. Umugabo yari amaze kuba umusirimu ntiwareba, ntiwamenya ibyo yari yamaze kwivangavanga nabyo mu mahanga, ntiwamenya iby'ubutunzi n'amafaranga basabye Imana uburyo byari bimaze kumukorera, ntiwamenya mbese umwanya nanone yari yamaze kwinjiramo wundi utandukanye n'uwo batangiranye barimo gusenga. Noneho igihe kigeze umugabo ati ntabwo bishoboka, mada twamaze kuba abasirimu, nta mpamvu y'abantu kuza bajya kudusura basanga amashuka turaraho hanze bagasanga rimwe ibirabagwe, ntabwo bishoboka, nta nubwo binabaho. Abantu baribagiwe mbese bongereyeho no kwibagirwa. Imana igira ite? Umudamu aravuga ati ariko wa mutware we, kuzi ko twasanze tukamara imyaka 10 n'izindi cyangwa se 20 dusenga, kuzi ko Imana yumva abanyamasengesho hamwe no gusenga, twamaze imyaka myinshi dusaba Imana urubyaro, urabona ukuntu twaturiye igitutsi ku musozi dutuyeho, tumara iminsi turi guca inshuro, imvura yabyukiraga ku muryango, ubwo tukaba turaye tutariye, none urarenzwe. Umugabo ati nagutera umugeri ntanakwica, ntabwo bishoboka. Abagore rero Imana igikunda kubabara ku ntege nyayo, ukunda kugira intege nyayo na hato mugira umuriro, ariko nanone intege nyayo ziba zibegereye cyane. Imana igira ite? Bahereze ku mbaraga rero. Haleluya. Birangiye umugabo reka da ntiyabyumva. Bagabo natwe dukunze kwihagaraho mu makosa no mu byaha, mujya mubona abagabo Imana yavuga ibintu mwiteraniro, ugasanga umugabo yakwireba icyo ari cyo, yakwireba ukuntu ameze, ukumva utahaguruka ngo ubararire Imana, kumva utasaba Imana imbabazi, kumva umwuka atagira icyo avugana nawe, ukaguma ukihangara, ariko uraje wandagare. Imana ntabwo ariyo ntego ifite ku bantu yaremye, ariko iyo ikubwiye kenshi ukiziba amatwi, ikora ibyayo nk'Imana mu mana nyine bwayo. Haleluya. Birangiye umubyeyi aravuga ati noneho ubwo byanze mugabo mwiza, uyu mwana reka ubwo twabyaye uyu mwana w'umuhungu tukaba twabyaye umwana w'umukobwa, uyu mwana ukaba udakeneye ko anyara kura amaze kuba umusirimu, reka tumufate tumujane ajye kuza araraza mushiki we, noneho turebe ko amahoro yaza. Hari abantu basigaye bagira ubuntu, bagira mu mwanya bagashakira amahoro ahatari. Abyumvise? Bageze aho kwibagirwa ko Imana igira neza, bagiye gushakira ubusirimu no kugubwa neza, kwikuraho umwana ngo nuko ari kunyara ku gitanda cyangwa se ku mashuka, ahubwo bagiye kumuragiza mukuru we w'umukobwa. Mukuru we w'umukobwa rero umwana agezeho ubwa mbere kumuraza nawe banyaye ku buriri. Umukobwa ati mama ntabwo bishoboka, mwanze umwana wanjye ari kunyara ku buriri ngatabanyaraho, none nanjye yandembeje umwana ari kunyara. Ababyeyi reka data, umugabo yigiriye mu mahanga, reka data yibereye mu by'amafaranga, yibereye mu by'inyungu, yibereye mu gucuruza, yibereye ntabwo nta kintu azi. Birarangira umwana ubwa kabiri arongera anyara ku buriri. Umwana aravuga ati ubwo ndi kubabwira ntimwumve. Umwana nanone yongera anyara ku buriri. Musubirane umwana wanyu kuko nanone ntabwo mwamwanze, mwaramubyaye ngo ni njyewe ngaraguma gusobaho. Haleluya. Niwanga gusenga kugira ngo ibyo bisobanuke, ugatega amasengesho ahandi hantu muzayatamo. Ahubwo gira umwete wo gusenga ku cyawe giti kugira ngo Imana imanurwe no kugutabara ku cyawe giti. Haleluya. Ntawe umenya umusonga wundi. Haleluya, haleluya. Wicaye nabi rero ababazaga imbere ye. Niyo mpamvu gusenga bikwiriye kuba inyungu ku muntu ku rwe ruhande, mbese ugasenga bikaba inyungu ku rwawe ruhande. Ntihazongere kubaho ibintu byo guhatiriza mu gusenga, kuko ntawe utarangije gusobanukirwa inyungu yo mu gusenga. Nimba warasenze Imana ikaguhereza umugabo wa mukobwa wari kubona uhangariye iwanyu, Imana ikaguhereza umugabo, warangiza ikaguhereza umwana, ikaba yaraguhaye ku byo kurya waravuye iwanyu mutunzwe n'inshuro, uragira ngo usenge Imana igusubize iki? Ubundi uragira ngo usenge Imana igukorere iki? Mundi muri kwifuza ngo Imana ikora ibindi biki biruta ibyo yamaze kubakorera. Birangiye rero umukobwa yigira inama bwa gatatu, ababyeyi ntabwo bari kumva. Ababyeyi yabonye babyanze, umugabo nawe yaravuye mu mahanga, ageze aho ngaho murabizi abagabo bakire igihe muba mwafashe urugendo, ukuntu muba mwananiwe, mwirwa mugenda ukuntu muba mwananiwe. Umugabo ageze mu rugo bamusubiza amazi, bateka icyayi twakire murabizi, bamuhereza ku mazi aturutse iyo ngiyo meza cyane, aranywa. Umugabo wundi bamushuriza amazi, shoga araryama.
none umwana w'umukobwa bigeze nijoro umwana arongera musobaho ubwa gatatu ariko buriya muri kumwe ibyo ndimo kuvugana iki ni ikinyarwanda njyewe ntabwo nizombe ndi kuvuga icyongereza ndashoboye kumva iki ni ikinyarwanda naho cyaba kitavugitse neza ariko murabizi neza ko ndi umunyarwanda haleluya amen bigeze hagati rero umwana aravuga ati ntabwo bishoboka ubwo nabwiye ababyeyi bakanga nkaba narababwiye ko bankura umwana uruhande umwana w'umukobwa yaramaze guca akenge yaramaze kugera mu myaka 4 we yibereye guca amakasi umugabo yaramaze kugera ku mafuso 2 yajyanaga mu mahanga nirirwaga iratwara imizigo muri quartier yaparikaga nko hano hepfo y'urugo abakire murabizi igihe mu bipangu imodoka zinjiraga mu bipangu agaparika iyo ngiyo ni umukire nyine w'umugabo yakiza ariko nanone wamaze kwibagirwa kw'Imana yumvisha gusenga bagitangira gusenga n'ubuzima n'imibereho nuko bari bamerewe ariko yari yaribagiwe ibyo ngibyo byabaye baramaze kwibagirwa igihe kigeze rero umwana afata imakasi yacunze umwana amaze arangiye gusoba nanone arangiye kumusora ubwaka aragenda acunga ahantu inkari ziri guturuka umwana w'umukobwa arakata birangiye umwana aratabaza yabira rimwe hejuru n'umugore n'umugabo gukanguka no gutabaza umugore ati mugabo mwiza ku mwana yabiye naho wa mukobwa yumvise mama na papa we bavugana mu gitanda yumva ko nibaza bagasanga mukase nabo baramugwa nabi umwana yirukanka feri ya mbere ahita yinjira aho se yaparitse ikamyo ahita yinjira mu indani munsi kugira ngo nibaza kumushaka batamubona muri kumva neza noneho igihe cyarageze umwana amaze gukanguka umugore arabyuka kuko abagore mukunda kugira impuhwe nyinshi Imana izabakomereza amaboko arakanguka ageze mu gitanda asanga umwana w'umukobwa ntawe ariko ako kana sinzi nyine yakagenje nk'uko mbabwiye kari kugira kimwe umugore ati mutware rwose ibintu byacitse byuka umugabo nta kumanda yitona ngo barebe uburyo bashaka umwana arirukanka batera umwana we n'umugore bakubita mu ikamyo ubwo bari bashatse kwerekera ku bitaro kugira ngo bajye kureba uko abaganga bagenza haleluya noneho feri ya mbere agitsimbura yagiye kumva yumve mu pine agiye haguruka yumve ngo pa akija kureba noneho bumvishe ngo pa bagira ngo ni ipine itobotse ahagaze arebye asanga ni wa mwana w'umukobwa wahishaga musaza we yakandagiye yamusandaje gusubirayo kugira ngo yiruke kuko yari amaze kubona umwana yasandaye basanga na kakana kagahungu yari amaze gukata kamaze kuvamo umwuka Mana yumva gusenga rero ibyo urarikiye ibyo ngibyo biraje bikugireho ingaruka biraje bikugireho ibikubeho ikibazo biraje mbese biraje umwamara cyangwa se Yesu araje ntabwo atinze naho ufite ibyo wibagiwe ukaba ufite ibyo udashaka gukora Imana ikubwiye ngo ukore ariko uraje Imana iraje ikubaza ibyo yakubikije ukwiriye gukora kandi ugomba gukora ariko Imana itubabare kwibagirwa babanyamasengesho bari bamaze imyaka 25 batabyara Imana yo kabyara abakobwa n'abahungu ibituye mu gihugu cyo mu ijuru ikumva gusenga kw'abanyamasengesho irangije irabasubiza ibereza urubyaro n'amafaranga barangije noneho bararenga baribagirwa barangije ya myaka yose 0, na rwa rubyaro Imana yabaye bose bagira bate barapfa basubira kuri 0 reka mbabwire buriya abo bantu nk'ubari nkawe ari nkawe n'umugore muri mwiteraniro mukamara kubigenza gutyo bikamara kubagendekera gutyo imbaraga mwabuze Imana ikibaha urubyaro muri mumaze imyaka 22 mutabyara Imana yarangiza ikabahereza urubyaro ndetse muri kubona mwapfa kubona imbaraga nyuma yo gupfusha abo bana mw'ubwo buryo biciye mwizo nzira muri kubona imbaraga mwazibona Imana itugirire neza rero Imana ibabarira abantu kwibagirwa abantu bamaze kwibagirwa abantu bamaze kugera kakaguru ku kandi agaba ari kugura ipantaro n'ikositimu ukabona ntabwo ashaka kwikoraho ariko mwabana mwereka babwira ngo nyiri cyubahiro ni Imana yo mu ijuru yonyine icyubahiro ni icy'Imana uretse hari iyo gukorera agaserepurize ikaguha ni gake nabo haleluya amen niyo mpamvu ujya ubona abanyamasengesho baribagiwe basubira mu gusambana
abanyamasengesho baribagiwe basubira mu kwiba, abanyamasengesho baribagiwe basubira mu kugambana, abanyamasengesho baribagiwe basubira mu kuroga. Kuba abanyamasengesho n'ubu ngubu haba harimo abarozi. Byari kera abantu batinyaga gusengana uburozi, ariko abantu benshi basigaye baterana n'uburozi. Abantu benshi basigaye barara basambana barangiza bakaza bakirirwa bari kubyina ahangaha. Abantu benshi basigaye barara basambana bakaza bakirirwa bari, ariko Imana iraje ntabwo itinze. Imana iraje ntabwo itinze. Muri iriya minsi hari ibintu byari bikaramye by'imisururu ishariye, ugasanga abantu barimo kubipfa ngo bavuze ngo ku misururu ishariye. Jewe ndi kubaha uburenganzira bwo kunywa, ahubwo nimushiremo umwete, mushiremo imbaraga we, mushiremo imbaraga, nimwumva bitabanyuze mushiremo n'ibigage. Amapirimusi garaje bw'ubwoko nimwumva bitari kwemera muyahange, ariko Imana iraje ntabwo itinze. Haleluya. Imana uko ivuganye namwe iciye kuri uriya mubyeyi, irebye inzira kuri uriya mubyeyi igacaho, ibyo ivuganye natwe murabyumvise, kandi ibyo irimo kudushinja murabyumvise. Ariko njyewe nibitseho amakuru ko nta kizabuza abayuda gutabara. Haleluya. Mbese muri makeya Imana ntabwo izananirwa kurengera intore ziyitakira ku manywa na nijoro. Mugire umwete kuko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira abadayimoni, hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, hari ibihumbi 7. Njyewe ndi kwifuza ko rero abo bantu bose bagize umwete wo kuza ahangaha, twagira umwete wo gusengana Imana, umwete ndetse tukayishaka umwete, ndetse muri makeya tukayishaka nk'abayitaye. Amina. Haleluya. Tugashaka Imana nk'abayitaye kuko bimaze kugaragara ko twataye Imana. Dukwiriye kuyishaka nk'abayitaye kuko bimaze kugaragara ko twataye Imana. Ubu rero twaje kuyishaka. Ufite ikibazo rero wowe waje kuyishaka warayisambaye. Ufite ikibazo wowe waje kuyishaka utegereje kwiba. Ufite ikibazo wowe waje kuyishaka uri umugambanyi. Ufite ikibazo wowe ufata umwanya wo kurimba ufite ibyo ukenyereyeho. Yesu araje ntabwo atinze. Ntabwo azatinda. Naho muri kubona biri guca mu bantu bene wanyu muturanye, mwarangiza mukabyitiranya nuko mubibona, ariko Imana yo iraje ntabwo itinze. Haleluya. Hari igihe abantu binangira rero bakiziba amatwi, ariko Imana yamaze kugira uko ibigenza. Jewe reka mbabwire, natekereje gushaka nk'uko abandi bashaka. Ndasaba Mutabazi umwarimu Jean Claude niwe wari mwarimu wanje, ndamutuma ngo naje kumbariza ku mukobwa nawe nshatse gusaba nari nakunze. Mutabazi agezeyo, amagambo yavuganye n'ababyeyi yaraje arayambwira, arambwira ati mwana Posiyani urubatiza buriya ko ntabwo buzakwina, ariko mwarimu ni namwe ko mutangiye kumamwituruke ahantu nk'ubwo ngubwo nk'umuntu w'umwarimu. Abusi reka mbabwire, naho mutumviye ijwi ry'ubuhanuzi mukaba mutegereje ngo abantu babahanurire babanje gutetema nk'uko mubitekereza cyangwa se mubyifuza, ariko guhanura ntabwo ari ukubanza kubyina no gutitira. Haleluya. Nibuye Imana nibona bibacanze n'ibuye rizavuga, ariko mugerageze kumva icyo Imana ivuganye namwe. Byarangiye si bibaye byo, nta nubwo yabanje gutetema. Mwarimu araje arambwira nyine uko bamubwiye, byarangiye bitabaye byo, ariko ndaguma ndahatiriza, ndavuga nti mwarimu wewe ushaka kubinyamo no kubyica. Ndategura, ndasaba, ndatura. Nari maze kugezaho ibuni 12, icyo gihe ikibuni cyaguraga 800. Nari maze kugezaho ibuni 12. Mu kwezi nari nshatse gutegura mukwe, twari dushatse gutegura mukwe ngo dushingirwe. Niho twari tumaze iminsi tuguze n'ibyuma by'impemburo y'ubukidikoni hari Ngasebeya. Uwo byakoreraga mukwe yatangaga 700. Abo twatangiranye muri icyo gihe murabyibuka. Biriya byuma twari twaguze mu mpemburo kera murimo kubyibuka. Uwo byakoreraga mukwe yatangaga 700, ubundi bikaja gukora. Nari natangiye kuyatanga. Umva bati nk'uwiteguye uko mbese ntabwenge. Ariko reka mbabwire ibi mbivugiye ngo mujye mwumvira cyane ijwi ry'Imana ivuganye nawe.
cyane witeho nimba Imana ivuganye nawe. Mw'abantu mwe mureke kuza mupinga, ahubwo nimba Imana ivuganye nawe ikintu iciye mu muntu, tegereza kandi usenge cyane Imana ikurengere, cyangwa se nawe ugire bimwe bibona nk'ibimenyetso, ubundi urushaho gukomera muri byo gusenga. Nibwo muzarama mu gusenga. Haleluya. Nibwo muzagira umwete n'ishyaka byo kurama mu gusenga. Byarangiye bangaruje, ariko ntabwo yari impamvu yo kwiba, nta nubwo ari impamvu yo gusambana, nta nubwo yari impamvu. Ubwo ngubwo mwarimu n'ababyeyi nanjye nitwe tubizi, ariko nawe waguhereza ku mwanya rero wavuga iby'Imana cyangwa se ibyakubayeho ku buzima busanzwe, wabitekerereza abantu ubundi bagahera ko bagahimbaza Imana bakurikije. Mw'abantu mwe mujye mugira umwete, mujye mugira umwete, ndababwiye ngo mujye mugira umwete. Buriya narakubititse, abakobwa mbona mujya mwirata, abasore ukabona bari kwicanga, ibintu byacitse. Naterese abakobwa 11 bose bari kunya. Kandi nuko ari urugo ruri kunkonsoma, nari mbyibushye. Uretse ko nari mbyibushye ndi umukene, ariko utari uwo kujugunya. Sibyo? Bari kunyanga. Ariko abakobwa kino gihe uri guterwa n'umusore byahinduka, ukajya guhanuza abakuru ngo bagushakire imiti. Igihe kizagera binanirwe n'ibyo biti binanirwe. Agakanda ubu ngubu yaratuje. Akande ni umupfumu ukorera mu gihugu cy'Ubugande, ubu yaratuje. Kuko imbaraga z'umwuka wera zaramuganjije. Nawe agezeho bamwe mu bayoboke be bayoboka umurimo, ubu barimo gusenga Imana. Njyewe ndi kwifuza ngo njyewe namwe tuyoboke Imana uhereye uyu munsi. Haleluya. Buriya rero ibyo ni ibyambayeho. Buri waguhagurutsa waramaze imyaka 2 urwaye, udashoboye kuva aho uri, udashoboye kuva aho uri. Ubu ngubu Imana ikabona imbere hawe hakiri imirimo, hakiri ibyo gukora, yarangiza ikaguhagurutsa. Buriya waba waribagiye ko ari urwara umunsi, wari urwara mu gitondo saa 3 bakamuhamba, cyangwa se akaba yavuye mu mwuka. Si waba wabyibagiwe? Ariko ibyo ngibyo bibaho. Shimira Imana kandi ubungabunga icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, niho uzabona inyungu mu gusenga ku cyawe giti. Mw'abantu mwe mureke gusenga mukina, mw'abantu mwe ahubwo mushaka Imana nk'abayitaye. Reka mbabwira ngo muharanire kugira ngo Imana niza guhemba. Amina, haleluya. Imana niza guhemba, Imana niza guhemba, izasanga twebwe twiriwe kuri iri zuba. Imana ikwiriye kutugirira neza, izasanga twebwe twicaye ahangaha tugandagaje ahangaha. Imana izategure umugambi mwiza kuri twebwe, itazazizanwe no kudutsinda, itazazizanwe no kudutsinda, ahubwo izaze irimo kutwishimira. Abaririmbyi bandirimbiye neza, abanyamasengesho bansenze neza, abarimu banyoboye inama neza, abapasiteri bayoboye umukumbi neza. None mwa bwoko bwanjye bwiza mwe, haleluya, namwe nimwinjire umunezero washoboje. Genda turimo gushimira Uwiteka Imana ihoraho. Icyo gihe nta mukobwa uzaba uhari, nta n'umubyeyi ukuze uzaba uhari. Oya, icyo gihe nta mupasiteri, nta mwarimu, ahubwo abakijijwe twese tuzaba turi kugenda ingendo iyo bakijijwe. Amina, haleluya. Dukomere Imana mu mashyi. Kandi himbazwe rero, Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Tugiye gusoma ijambo ryo kurangirizaho. Rero mujye munyihanganira iyo nageze muri uyu mwanya, ntaho gatoya. Uwiteka we numvaga namuvuga n'amatama gaturuka ku Imana ni ngari. Haleluya. Iyo ushatse guhatiriza n'imbavu zirirega. Amina, haleluya. Hafi yo gutera kabumbu, kuko Imana ni ngari, ntabwo wayikwiza muri wowe bikwiremo. Ariko reka tuze tuvuga Imana kugira ngo ahari wenda. Haleluya. Ahari wenda. Mani himbazwe rero. Reka Jean Paul adusomere muri aya magambo tugiye kureba. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 18, turasoma 80 yonyine, twumve icyo Imana noneho itubikiye n'ikigambire cyiza kuri twebwe, ubundi dusoze. Haleluya. Ubundi dusoze. Luka 18 umurongo wa mbere urageze ku wa 8 wonyine. Kwiriye gusenga iteka nibarambirwe. Uyu ni Yesu waciriye umugani abigishwa. Amina, haleluya. Yangije abacira umugani kandi ategura ingando yo kubigisha uko bakwiriye gusenga, uko bakwiriye kwanamiza, ndetse ntibashobore
ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubahaga Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Haleluya. Amen. Uyu mucamanza ntabwo yubahaga Imana kandi ntabwo yitaga ku bantu. Ariko umupfakazi we abapfakazi yigira inama n'umutima we ko akwiriye gutitiriza. Umucamanza aratinyuka, ntabwo yubahaga Imana nta nubwo yitaga ku bantu. Ariko mwa bantu mwereka mbabwire ngo nta muntu mbese uhejwe ku byo gusenga, nta n'umuntu uhejwe ku by'agakiza. Ndetse nkunda kubwira n'abantu birukanka ku by'isi, nta muntu udafite urutari ku by'isi. Haleluya. Imana ikwishimiye yaguhereza imodoka nta gare ufite. Imana ikwishimiye yaguhereza ku mwuka wera nta maso ufite utareba. Imana yakugiriye neza wabyara abana 5 ituru imwe. Ndavuga ituru imwe, bategwa ituru imwe. Haleluya. Ntabwo uba wabaye urukwavu, ahubwo Imana iba yatekereje kukugirira neza no kugira icyitegererezo kugira ngo ibigenze uko mbese kwereka inyamaswa ko ibyo zikoraho n'abantu Imana yashobora kubizikora. Haleluya. Imana rero ihimbaza. Komeza. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Haleluya. Amen. Njyewe nkimara kumenya ko Satani arwanya umurimo kandi Satani aba atoroheye abantu, cyangwa se Imana iba hafi y'umuntu utayishakanye umwete ariko nawe ikamuba hafi mu ntege nkeya ze, njyewe nahisemo gusenga ubudasiba kandi ntindambirwe, kuko Imana yo ibona umuntu ayititira cyangwa se abakeje igitutu cyane. Haleluya. Ubu twebwe dutandukanye n'abantu baraza gusenga ku munsi w'ejo gusa. Ubwo umunsi twaje gutitiriza, twebwe twaje gutitiriza ku mucamanza, twaje mbese kumutitiriza. N'ejo turaba turi kumutitiriza, na bukeye kuwa mbere no kuwa kabiri tuzaba turi kumutitiriza inyamicucu. Mbese muri make dukwiriye gutitiriza Imana ku manywa na nijoro kugira ngo ahari wenda nigaruka izatugirire neza. Yego. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Mwebwe si ntabwo mubyumvise banyamasenge? Mwebwe ntabwo mwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze? Yagiriye impuhwe umupfakazi umutitirije. Henswe mwewe, henswe twebwe. Usanga umuririmbyi atavugana n'undi, usanga umunyamasengesho atavugana n'undi, usanga abayobozi b'ibyumba by'amasengesho batavugana n'abayoboke babo. Mwenswe mwebwe. Uyu mucamanza yagiriye imbabazi umunyamasengesho mugenzi we yahura n'ikibazo, aho kumufata mu mugongo ahubwo ugasanga wongereho n'ibyiyongere ku bijyanye n'ikibazo yagize, ahubwo ni wowe uri kurushaho kubikomeza. Kandi ari wowe yakagombye kuba yiringiye ko amagambo ari buguturuke mu kanwa, aramufata mu mugongo akamukomeza, warangiza ahubwo ukongeramo ibintu byo kumuca intege no kumukura mu mwanya weho. Mana ni kubabarira. Katurangize iyo mirongo rero. Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka duhamagare ho Gusenga Imana. Ndasoje. Ntimugire ngo ndi gutinda muri uyu mwanya. Ariko se muzi ko umwana w'umuntu nagaruka azasanga ibyiringiro hamwe no kwizera bikiri muri mwebwe, bikiri muri twe? Ni igisubizo ku mutima w'umuntu. Iki ni ikibazo Imana itubaza. Niba ari byo niba atari byo, Imana izabibona. Imana iraje nyine. Niba ari byo niba atari byo, Imana izabibona. Mu bagore iraje.
Imana iraje irebere, niba ari byo niba atari byo Imana izabibona. Mwami Mana yacu, turagushimye Uwiteka, turagushimye amahoro yacu, turagushimye kuri nyakubahwa, turagushimye kuri umutegetsi utatwirengagiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana ivuganye natwe, uri Imana yatanze invitasiyo kuri buri wese, uri Imana yatanze ubutumire uhereye nijoro, uratwemeza gusenga, mu gitondo turabyemera turabikora, kandi waturinze imitego yose kugira ngo uyu munsi tuvugane nawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko uyu munsi wakoze igikomeye, kandi wavuze ngo uyu munsi tuboneke muri aya materaniro, kandi wakoze kuturinda na za nzitizi zose muri iyi myaka yose itambutse. Izina ryawe rihimbazwe. Urakoze turagushimye, urakoze turakubashye, urakoze tuguhaye icyubahiro. Abagabo baravuze ngo uhimbaze, abagore tuguhaye icyubahiro kuko wakoze igikomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urubyiruko ruravuze ngo uhimbazwe. Rero twese tukuramburiye amaboko kuko uri Imana yacu. Haleluya. Oya, ntabwo uri Imana y'inyamahanga, uri Imana yacu bwite kuko turi ubwoko bwawe, turi abayuda, ubwoko wishimira. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rero iri teraniro turarwandagaje, wadushinze uburangazi natwe twabwibonyeho. Turi imbere yawe uyu mwanya, twarasenze turakoboka muri 96 ariko uyu munsi hari ibyo twibagiwe. Utubabarire utweze, twaratitirije abandi basaba ibintu byinshi. Uyu munsi iri teraniro, abari muri iri teraniro twisanze hari uko duhagaze, hari ibyo wakoze ntacyo tugushinja, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ariko uri kudushinja ubuhemu, utubabarire guhemuka no kwibagirwa kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Uriya mugabo yari akomeye, yari afite amamodoka menshi, yari afite urucuruzo rukomeye, umuteza intambwe ajya no mu mahanga, kwari ukugira ngo akuvuge no mu mahanga, atangire n'ubuhamya kuko hari ibyo wakoze. Ariko arangije aragenda, Satani asigara ari gukora Mana asigara ari gukora umurimo mu rugo, yirengagiza gusenga. Natwe hari igitugu Satani atuzanyeho, kandi hari benshi imitima yabo yari yimutse, ariko uyu mwana turi imbere yawe, yongera kugira ngo uyihekure mu rugo, wirinde kujya mu mahanga. Haleluya. Turinde kujya mu mahanga no kwandagaza. Satani icyo abishakaho ni ukutwandagaza, ariko turi imbere yawe turatsinzwe. Twongeye kukubwira ngo twifuje kugaruka mu rugo no kugenzura ibyacu. Haleluya. Satani atarafata umwanzuro, twe dufatanye umwanzuro nawe kuko utugiriye inama, izina ryawe rihimbazwe. Kandi koko tuvuganye nawe, abantu benshi ngo bategereza gutitira cyangwa abahanuzi, ariko uri Imana ivugana n'ijambo ryacu nawe, ijambo ritavangirwa, izina ryawe rihimbazwe. Ntabwo uzaturangara, kandi ntabwo uhemye gukora. Haleluya. Muri iyi ntamburo ya zone ukora igikomeye kugira ngo buri umwe wese akumve mu mutima we. Haleluya. Izi ngo zaje hano zifite abana b'urubyiruko, ugira icyo ukora kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Urubyiruko riri aha rufata umwanzuro, abadamu turi hano dufata umwanzuro
ijambo ry'ubuhanuzi rituruka mu bayobozi. Amen. Amen. Haleluya. Hari abasuzugura ijambo bavuganye n'abayobozi, ariko abaje hano bahereze gutega amatwi no kubyina, bave mu ntambara z'urudaca zitagira umumaro, kuko ari abahanuzi baragomba gushyigikirwa. Haleluya. Turi kubashyigikira abayobozi bacu b'ivugabutumwa, abayobozi ba pasitoro bacu turi kubashyigikira ku bw'ijambo ribaturukamo, ahubwo turinde kurwana intambara zitagira imbaraga, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Kandi urambwira ngo itorero ryawe ryubatse ku rutare, nta cyabasha kurinyeganyeza, nta cyabasha kurihirika. Haleluya. Haleluya. Sawuli yari yibeshya kuri Dawidi, ariko kubera ko yari yarimikishijwe amavuta. Never. Haleluya. Haleluya. Gereza gutangira no gukumira abakwibesha ku ijambo uhanuye uvuze. Haleluya. Dawidi we aravuga ngo nahise sinakoza ku mugambi wawe w'imikishije amavuta, sinateba n'ikinyiri, ariko arubarara aravuga ngo icyo nzi nuko navuganye nawe. Haleluya. Haleluya. Imana itavuga rimwe, Imana itanga ibimenyetso naho byaba bikomeye. Haleluya. Umuntu kukigaragaza, izina ryawe rihimbawe. Waje gusenga yumva atashye avuganye nawe, yumva atashye ari gukunda umurimo, yumva atashye ari gukunda abayobozi. Haleluya. Yumva atashye akunda umuyobozi wa korali, yumva atashye akunze uvuza ijambo ryawe, kugira ngo izina ryawe rihimbawe. Haleluya. Tanga impinduka kutatwe twaje gusenga, uduhe kubaha. Nitwubaha mu ngo, mu itorero ryawe biraba akarusho. Nitwubaha ku misozi hose birakunda. Ubuhamya busohoke, itorero risohoke neza, ubuzoneka byaziri gusenga, izina ryawe rihimbawe. Ubuhamya burakenewe rero, kuko Dawidi bwarasohotse ararenga mu mwami, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Warakoze rero umugaragu wawe umugisha, kandi warakoze kumurinda. Uyu munsi ari kumwe n'uwo wamutoranirije aguhaye icyubahiro. Izina ryawe rihimbawe. Ndagushimiye, ntabwo ari wenyine, ahubwo igihe cyarageze uratoranya. Uyu munsi waricaranye, kandi wamuhaye ibyo kumunezeza abahungu n'abakobwa. Uyu munsi ari ku musozi mwiza, kandi ibyo ari kumwe nabyo ni byo umuremeye. Haleluya. Haleluya. Icyo mbonye cyo uratubwiye ngo musenge ubudasiba, kandi ubu ntabwo uzaturangana uje gutabara. Haleluya. Haleluya. Aba bantu baje hano ubarinde gusenya icyo bubatse. Ahubwo icyubatswe tugikomeze, ibitari kugenda neza byose twakoze ubisenye. Natwe turabyemeye kandi twemeye gufatanya nawe gusenya ibitagira umumaro. Haleluya. Haleluya. Imbaraga n'amavuta byose turabikeneye. Kandi uko bikeneye ndi kuvuza ijambo ryawe bikeneye, abatambyi barabikeneye. Twese uduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.